ariko ubutindi ni ukuba birimo ukabigeramo n'umutima mubi kugira no wabaye umutindi iyo umutindi ariko rero abatindi n'abakire baba batindi murabizi pe umukire aba umutindi ngo bwa bukire ntacyo bunamumariye. Yes, nyita DAMOUR Hermanas the great on the mic. You know me, how much I love you. Murabizi neza nshuti bavandimwe aho muherereye hose mu mpane nyizisi. Ikintu niyemeje nuko mu byukuri ari ukubaha ukuri kose kandi ari ukubaha ibiganiro bikomeza kugenda bibasusurutsa ndetse binabigisha. Aka kanya rero inkuru nyinshi ziri kugenda zivugwa kuri iyi mihanda, murabizi ko ahanini abantu benshi bakomeza kugenda bavuga yuko ari ibihuha. Abantu benshi bagakomeza kugenda bagambanirwa, abandi basubizwa inyuma n'abakagombye kuba babateza imbere, abandi bagenda banga gufashwa n'abakabafashije, nyamara ejo ugasanga bari kubajabaho kubera iki? Kubera yasi idukaraga isi ni cycle, isi ni uruziga, isi ni gatebe gatoki. Wa undi wanze gufasha uyu munsi usanga ejo ari we ukeneyeho ubufasha bwimbitse. Buriya rero nkuko umunyarwanda yakunze kubivuga, nta muntu numwe ujya utera imbere ari umwe, ntabwo bishoboka, kubera yuko igiti kimwe ntabwo gishobora kubyara ishyamba. Abantu benshi barafashanya kugira ngo ejo hazaza bazabe bageze ku bintu bihambaye. Ni uvango umunyarwanda we yaravuze ngo nimba ushaka kugera kure ujyane n'abandi, nushaka kwirukanka ngo wihute uzagende wenyine, ariko burya ntaho uzagera. Niyo mpamvu rero mbabwira nshuti bavandimwe, kugira ngo aho uri hose ibyo ukora byose ujye wumva yuko gufasha cyangwa se gutanga ubufasha atari ukuguriza cyangwa se atari ikintu utanze kitazakugarukira, kubera yuko baravuga ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Umwanya rero nk'uyu nguyu ntagomba ngufashe ku busa. Abantu benshi bamaze iminsi bumva ibintu bigenda bivugwa hano ku mihanda, byabi byaba Yago, byabi byaba Sabin, byabi byaba Jihad n'utudundu twabo n'iki tutanasongoye cyane ngo tugire, ariko abantu ntabwo bigeze basobanukirwa impamvu y'ibi byose. Impamvu y'ibi byose ndetse n'intandaro yabyo n'ikibitera nuko usanga abantu mwagakwiye kuba mufatanya, mwagakwiye kuba mwunze ubumwe, mwagakwiye kuba musenyera umugozi umwe, mwagakwiye kuba muba igiti kimwe ku ruhande, ikindi ku ruhande, ikindi ku ruhande, mukabyara ishyamba. Usanga buri muntu wese ashaka kubyara ishyamba cyangwa se buri muntu wese ashaka kubyara isoko ari umwe. Ntabwo umuntu umwe ari isoko, ntabwo umuntu umwe yabiteraniro, ntabwo inzu cyangwa se imashini imwe ikora uruganda. Bisaba ngo habe itsinda ry'amamashini kugira ngo habeho uruganda. Ejo bundi mugiye kubona mubona umwana rwose Big Energy cyangwa se umuyobozi w'aba Big Energy afashe igihugu aragicorotse, aracitse, aragihunze. Kubera iki? Akagambane kabonetse muri runo ruganda akoreramo, kabonetse muri bino bintu twirirwamo. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu badukura mu kazi ari abaturutse hanze y'ako kazi. Abantu badukura mu kazi nabo dukorana, ahanini twanahaye umusada wabo, twanahaye umusada wacu mu mbabarire, twarabahaye amaboko, twarabahaye imbaraga, twarabizi ibyuya bivanze n'amaraso kugira ngo bibone aho hantu uyu munsi bahagaze. Barangiza twe twabakeneraho ubufasha kugira ngo wenda natwe dutera agatambwe cyangwa se dukomeze gukora ishyamba cyangwa se dukomeze gukora itsinda, bo bakatwiyimasha. Ibyo birababaza, bikaba n'ikintu kizonga umutima, kuko nimba umuntu waritanze, waramwitangiye, ukirengagiza ibyo wari ukeneye muri icyo gihe wamuhaye, ukirengagiza ibyo wari ukeneye, ibyo wari kugeraho muri icyo gihe wamuhaye, ukamwitangira, ukemera agakoresha igihe cyawe. Murabizi neza igihe ni amafaranga. Einstein we yarabivuze, buriya ufite igihe uba ufite amafaranga.
iyo ufite amafaranga ubasha gukoresha igihe. Ibaze noneho kwitangira umuntu. Mwarabibonye, Muhungu yatanze ibiganiro ndetse atanga ibiganiro ku bantu bamwe banamushenye, bamuroze, bamugiriye ishyamba. Ibyo mbivugiye iki? Nibyo byeze muri runo ruganda, ari nabyo usanga hanini abantu benshi tuzira cyangwa se bazira. Kubera iki? Umuntu murafatanyije urugendo, muri kujyana, ugize inyota, afite amazi muri gurude ye, yanze kugusomyaho, inyota irakunanguye, irakwishe. Ya mazi nawe ntayashaka, nta nayanyoye, nta n'icyaraga, ntacyo yenda kuyakoza rwose. Arangije amazi arayamena. Tekereza icyo kintu. Nimba wumva inyurabwenge iri muri iri jambo, andika muri comment ko weguriye umutima wawe kwiga. Impamvu ngusaba gukora subscribe kuri DAMOUR TV show nukugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro by'ubwenge tugenda dushyiraho umunsi ku wundi. Nukugira ngo ubashe kubona imiburo tugenda tunyuzaho umunsi ku wundi. Tekereza kugira ngo umuntu umusaba amazi, umusaba umuriro, n'ubundi ari buze kurangiza guhisha akawuzimya, yarangiza akanga kukurahurira, wari ukeneye gufatisha, kandi ayo makara acanye ahanini waranamufashije kuyaca, waramufashije kuyatwika, yarangiza akanga kukurahurira, kandi nahisha uwo muriro arawuzimya, nta kindi arawukoza, natawuzimya urahinduka ivu. Agahinda rero kagenda gatera n'abantu umutima mubi muri runo ruganda, ugasanga abantu baranarugana, ugasanga abantu baragirana ishyamba no mu bintu bidakwiriye. Kuki umuntu yagufasha? Kuki umuntu yaza mu budehe bwo kuguhingira mu murimi wawe, we yakenera abamuheka yarwaye ntuhaboneke, yapfusha ukajya guhinga? Can you imagine abantu urwego bagejejeho ibintu? Can you imagine umuntu umuhaye imbuto cyangwa se umuhaye umuti, arakize, yararwaye amaso, ibirishyi byazaga, umuvuye amaso, arangije atese muvandi warorohewe, nimba waroroheye wampaye nanjye umuti kureba amaso yamfashe, yarangiza akayaguturumburira. Umuntu ukamuvura ijisho hataka kurebye icyoroshye ngo akwereke ko wakoze, nibura agushimire n'icyo wakoze, yarangiza ahubwo agashaka kugukuramo ibinogori. Agahinda gakomeye abantu batera abandi muri runo ruganda. Ni nayo mpamvu aba ba Yago, abo ba Jihadi, aba ba Sabin usanga inshuro nyinshi bagenda bagarukwaho inshuro nyinshi, bagenda bagarukwaho inshuro nyinshi. Bitewe n'iki? Ba bantu bari bakwiye ubufasha utabuhaye, nyamara ukajya kubwigingira, abatazana bigushimira, abatazana byibuka. Ba bantu baguhaye amazi unyotewe, warangiza wowe aho nibura wibaha ayo mazi, ariko ubifurize kuyagira, warangiza ahubwo n'inzira zabo zijya kuvoma ukazirundamo amahwa. Ese abo bantu utekereza ko wenda ubwenge utekereresha, ubwonko utekereresha, ntibakuzi, ntibakubona? Ni nayo mpamvu Imana yo ijya gutanga ijambo ryayo avuze ati mugirarane neza, mufashanye, mukundane nkuko nanjye nabakunze. Ntabwo Imana byari biyinaniye kohereza abandi, ariko byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizeye atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abo bagugirira ishyamba ntabwo uyu munsi wakagombye kubyitaho. Abo bakugirira jealous, bakugirira ishyari, uyu munsi ntabwo wakagombye kubyitaho, kubera yuko inshuro nyinshi wa muntu ukugirira ishyari
nuko abakubonamo imbuto ishobora gutuma none ahinduka uwa kabiri kuri we cyangwa se uwa gatatu kuri we. Ababona nyine naramuka kugiriye ibambe, naramuka aguhaye ako kabando ko gutsindagiriraho, mu minsi iza ashobora kuba umukozi wawe. Ariko siko biba biri. Abafashije abantu bose ntabwo ariko babaye abakozi babo. Abagiriye neza abantu bose ntabwo ariko bahise bakena. Abaharaniye amahoro uyu munsi nibo uyu munsi abaharaniye amahoro uyu munsi nibo bafite amahoro, kuko muri bo harimo imbuto y'amahoro, muri bo harimo icyiza. Kuko umuntu nakwima imbuto yarahinze imirima ye yarayirangije, akakwima imbuto asaguye ngo nawe nibura ushondeke uhinge, akakwima imbuto ngo ushondeke, yarangiza akagenda akayibika mu kigega imungu zikayirya. Ubwo uwo muntu koko mu by'ukuri akwimye imbuto arangije ayishyize mu kigega imungu zirayiriye. Akwimye imbuto arangije ayishyize inyuma barayimwibye. Koko niyo mpamvu muri buno buzima, impamvu ubuzima ari magirirane, impamvu ushobora kurwara urutoki n'ijisho rikakurya, impamvu ushobora kubabara umutwe n'ikirenge kikakurya, ni ukubera ko ingingo zose zikorana. Ni ukubera yuko nta rugingo na rumwe rudakorera ku mubiri. Impamvu n'abantu ubona gutera imbere bigorana, ukabona abantu bafite amafaranga ariko nta bwenge, bafite ubwenge ariko nta mafaranga, ni ukubera yuko ingingo zose ziba zigomba gukorana. Ijisho rigakorana n'ikirenge, urutoki rugakorana n'umunwa, umunwa ugakorana n'ururimi, izuru rigakorana n'ugutwi. Nimba uri umukire ugakorana n'abakene, nimba uri umunyabwenge ugakorana n'abanyamafaranga, nimba uri mutoya ugakorana n'abakuru, tugafashanya muri ubwo buryo, kubera yuko ubuzima ni urugendo, utagenda uri wenyine. Nzi neza yuko buri muntu wese, yaba reka tuvuge umwami w'abami, nta mwami w'abami wagera kuri iyo titire adafite rubanda rugufi. Nta mutware wagera kuri iyo titire adafite abatwarwa. Nta mukire wagira ubutunzi adafite abo bakorana. Nta giti kimwe kibyara ishyamba. Impamvu rero ba Yago ubona nyine bakomeza kugarukwaho kuri iyi mihanda, ibintu bigakomeza gucika, ibintu bigakomeza, ishyamba rikaba ishyamba, hari aho bageze, hari naho bashaka kugera. Hari ubufasha batanze, hari ibitambo batanze. Ntabwo nk'ubu ejo bundi nakomeje kumva bamwita ngo ni kapiteni Yago. Wenda si mu gisirikari, ariko nibura muri runo ruganda afite ibitambo yatanze. Dear my friends, afite byinshi yigomwe yatanze byari kumugirira umumaro. Ariko uyu munsi ushobora no gusanga bamwe yabihaye aribo bashobora kwirirwa bamuvuga nabi, aribo bategura imitego yo kuba bamugirira nabi, aribo bategura imitego yo kuba bamusubiza inyuma, aribo kandi yarabafashije, kandi yarakoze ibishoboka byose. Ndabyibuka mu gihe cyashize asohora ngo umugambi w'Imana si uw'ejo. Abantu benshi bari bahari, benshi ndetse abanzi be b'uyu munsi bari abakunzi be. Icyo gihe baricaranye kuri round table bamushimira bati rwose wakoze ikintu gikomeye. Ejo bundi uyu munsi Sabin abirirwa bamuvuga nabi, abirirwa bamuhwihwisa, abirirwa bamwe muri bo nabo yagiriye neza. Impamvu y'ibi byose kubera yuko isi inyiturano zayo, nuvuga ngo nimba ukunze umuntu cyane ukamukunda ukageza ku byo twita
deep love. Niwe ukwanga cyangwa se akaba yakugirira nabi kugeza kuri rwa rwego wifuza gupfa ukaba wanabibura. Nibo bakugeza kure bakaba banarimita akaba ataguha n'amazi yo kunywa kandi wewe yarakwakaga amazi ukamukamira amata, yarakwakaga amazi ukamuha ubuki, yarakwakaga umutobe ukamuha vino, ukamuha iby'agaciro. Umuntu ukigomwa amasaha 18 uri mu murima we, ibigori byakwera wakora ku musigati wakagufungisha, kandi waramufashije gutema, ukamufasha kurima, ukamufasha gutabira, ukamufasha gutera, ukamufasha gusarura. Ariko wakora ku musigati we, wahekenya umusigati akakujyana muri ribo kugufungisha, ukiyuha kuya uri kubagarira urukundo, uri kubagarira ubucuti, ukanga gutemba ubucuti ugendeye ku makosa, ukavuga ati ntacyo, reka niyuha kuya ubucuti bugumeho. Ariko warwara, wapfusha, umuntu akaba atahakandagira, umuntu akaba ataza kuguhekera, umuntu akaba atakuramiza amazi yo kunywa waramuhaye amata, waramuramije amata, umuntu akaba atagutiza iminota 20 kandi waramuhaye iminsi 200 umwirukankaho, wiruka mu bye, mu nyungu ze. Abantu nibo batera abandi umunabi, ni nabo batera abandi imitima mibi, kandi noneho ibyo bintu ntibabe bazi ko bizabagaruka bikabakurikirana mu gihe kimwe, mu kindi gihe bakaba bicuza bikomeye kubw'ikosa ry'umunsi umwe cyangwa se mu munota umwe. Ibyo mujye mubyigira ku bagore. Umugore mumara n'imyaka 25 mubana mu nzu imwe, mu nzu yawe, waramubyaje abana, warakoze ibishoboka byose, ariko umunsi umwe ku ikosa rimwe akaguta mu nzu akagenda. Umugore ukavuga ati ndagukubita urushyi, ariko wakavuga ati njyewe ntasinda gukubita urushyi, ahubwo ndagukorera ikintu kiratuma wifuza kuvuma umunsi nyoko yakubyayeho. N'abantu rero bo muri runo ruganda social medias nuko bameze. Umukorera ibyiza mu myaka 25 wamukenera umunsi umwe wonyine agahita abona wamugoye. Wamukenera isaha imwe yonyine agahita abona wamugoye. Kubera iki? Abantu twabaye ingugube, twabaye ba marishari, tutanaribo, tutazanababo. Biteye agahinda, biteye n'ishavu n'umubabaro, kubera yuko inshuro nyinshi ntabwo abugiriye neza uba witeze ko aribo bazayikugirira. Ariko birakwiye ko nimba waragiriwe neza, iyo neza wayishyura. Si ngombwa, kuko Imana irahemba. Nimba ugiriwe neza ukitura inabi, uzarinda usaza, kuko ibyo uba ufite uyu munsi Imana iratanga kandi ikananyaga, kuko ntikenyeza abami maze gukenyuruza abandi. Niyo yubakira abatindi, abakire basenyewe. Icyo kwiga kiri muri iki kiganiro, nshuti muvandimwe ufashe umwanya wawe ukadukurikira, gira neza wigendere, kora ibyo ugomba gukora, era imbuto z'umugisha, bera abandi akarorero. Nimba abantu barimitse imbuto y'ishyari, barimitse kumva yuko nyine
aho bari nta wundi batagukurura ngo nibura wuririre kuri urwo rwego. It's okay. Wimera nkabo. Kora ibyo ugomba gukora mu gihe gikwiriye. Vomera amazi yo kunywa abayakwiriye n'abayakeneye. Wikita kuba wayahaye ejo. Batanatinyuka ngo kwifurize nibura kuzagira. Simvuze ngo bayaguhe. No. Ntibabishoboye. Ariko nibura bakwifurize kugira amazi y'umugisha nkuko nawe wabavomeye amazi y'umugisha. Wabaramiye. Reka nkwifurize rero ibihe byiza. Reka nkwifurize kubaho ubuzima bwiza. Reka mbifurize gukunda bagenzi banyu nkuko mwikunda. Kuko ibyo wifuza kugeraho na mugenzi wawe kuri we n'ingirakamaro. Ibyo wumva bihambaye wageraho mugenzi wawe nawe arabikeneye. Dufashanye. Kubera kuko nkuko nabibatangiye mbibabwira, igiti kimwe ntigikora ishyamba. Umuntu umwe ntakora itsinda. Umuntu umwe nta muryango umwe ukora iteraniro. Birasaba ngo runo ruganda rwubakwe n'amaboko, ntago ruzubakwa n'ukuboko. Ruganda rukeneye amaboko. Kandi abarukomeza kuruhindura umwanda nabo batigeze bamenya Imana. Nabo batigeze bamenya ko kugira neza biza n'umugisha kurenza kugirirwa neza. So kora subscribe, like, share na comment. Ubundi tujye tubana iteka ryose. Ngende umuhungu wanyu Lion DAMOUR 777 kuri mikoro. Ndabakunda cyane. I love you. Ciao ciao. Hasta la vista. I love you enough. I love you.